Yesu ashimwe kandi ashimwe cyane inshuti bavandimwe dukunda kuganira kuri uyu murongo. Imana y'amahoro ibambere umugisha. Reka tuganire ku jambo ry'Imana, ariko mbere yo kuganira ku jambo ry'Imana tugomba kubanza twasaba n'Imana kugira ngo ituyobore muri aka kanya. Amina. Shema mwami Yesu, wowe warinze inshuti abavandimwe ukaturinda tukatugeza isadume ku muka bazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngo no bana natwe rero tuyobore muri iki kiganiro, tuyobore muri iki kibwirizo. Mesiya muzima tubane nawe, ntaba ari twebwe bw'izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Ngo no ururuka twagutumiraga nguze ubane natwe, niko tubigusabye ni mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen. Tugiye kuganira ku magambo meza muri iminsi ari kumfasha. Ndagira ngo shuti muvandimwe nawe turi kumaka kanya uze gufashwa nayo. Turasoma, tugiye kwifashisha amagambo aboneka mu rwandiko Paulo yandikiye abikorindo cyangwa se abakorindo, Korindo ba mbere ibice 6 umurongo turahera hara kuri 12. Tugiye kuyaganira mu gahe gatoya. Ndagira ngo uze kumva amagambo, n'amagambo nahaye umutwe uvuga ngo kuba umwe na Kristo. Tugomba kuba umubiri umwe na Kristo. Kugira ngo tubeho tugomba kwifatanya na marayika, cyase tugomba kubana n'Imana kuruta kubana n'abantu. Bityo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kuba umwe na Kristo. Ese uri umwe na Kristo wowe ngurikiye? Ese wowe turi kumwe uri umwe na Kristo? Reka turebe icyo Bibiliya itubwira. Umuntu uri umwe na Kristo yirinda gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ndagira ngo rero reka tuyoborwe na Bibiliya, twumve icyo Bibiliya itubwira kuba umwe na Kristo. 12 nababwiye ko n'Abagalatiya ibice 6, Abakorindo ibice 6 turera kuri 12. Hafite umutwe w'amagambo uvuga ngo imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Byumvikane ko umubiri wanjye ni urugingo rwa Kristo, nawe turi kumaka kanya umubiri wawe ni urugingo rwa Kristo. 12 ngo byose ndabyemerewe, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemerewe, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya n'iby'inda, n'inda nayo ni ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo ni uw'Umwami, kandi Umwami nawe ni uw'umubiri. Kandi Umwami Imana yazuye Umwami Yesu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. 15 ngo ndimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Mbese none ntore ingingo za Kristo ngazihindura ingingo za maraya? Ndibikabeho. Ndimuzi yuko wifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko wifatanya n'Umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. 18 muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana bakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ndimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ndi muri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Mwakinire ijambo ry'Imana. Shuti muvandimwe, tugomba kuba umubiri umwe na Kristo. Tugomba kuba urugingo rumwe na Kristo. Kristo yarabambwe, twe turabamburwa. Byumvikane ko yukoze icyaha ukagikorera ku mubiri wawe, bujya uba witandukanije na Kristo. Kandi ahantu nasomye amagambo meza ngo
15 ngo ndi muzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo, mbese none ndore ingingo za Kristo ngazihindura ingingo za maraya? Ndibikabeho. Byaba ari ikibazo gufata urugingo rwa Kristo ukaruhindura urugingo rwa maraya, biragatsindwa n'Uwiteka, kuko Imana ntabwo ibyemera, nta nubwo ijya ibikunda. Nshuti muvandimwe rero, biragatsindwa guhera uyu munsi. Niba umubiri wawe wagushukaga ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, biveho. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Noneho hari umurongo wanshimishije wa 18 hano mu Bakorindo ba mbere, ngo muzibukire gusambana, ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Byumvikane ko wowe mu Kristo turi kumwe aka kanya, niba uzi neza ko wakoraga icyaha cy'ubusambanyi, Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana rigishinze hagati iratuguye tubwira ngo muzibukire gusambana. Ikindi cyaha cyose wakora, afazari nubwo byose nubwo bitemewe, ariko ngo gusambana ni icyaha kibi. Nshuti muvandimwe rero, ndagira ngo ureke gufata umubiri wawe ari rwo rugingo rwa Kristo ngo uruhindure urwa maraya. Muze nshuti muvandimwe wongurikiye, muze twifatanye n'Umwami Yesu, tube umwe nawe. Ibyo wakora utari kumwe n'Umwami Yesu, cyangwa Yesu atakureba, kuko nta kintu Umwami Yesu yishwa, cyangwa se nta kintu Imana yishwa. Ngo n'agashishire kari munsi y'urutare rw'umukara we arakareba. Rero nshuti muvandimwe, aka kanya ndagira ngo aya magambo ambugura ariko nawe aguhugura, ngo ndi turi abacu ngo twigenge, cyangwa se ngo ndi turi abacu ngo twiyobore, ahubwo twemerere Yesu aba ari utuyobora. Amina, haleluya. Nshuti muvandimwe wo turi kumwe, ndagira ngo nguganirize, ngusabe, nguhugure, wumve ko aya magambo, imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka. Byumvikane ko urusengero ushobora kumva ko ari ikanisa usengeramo cyangwa se aho usengera, ariko banza ufate urugingo rwawe urugire urusengero rw'Uwiteka. Iyo ufashe icyaha ukagishira ku mubiri wawe, cyangwa se ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, Imana yicuza icyatumije iguha umubiri. Rero wowe turi kumwe, wumve ko urusengero rwa mbere ugomba gutegura ni umubiri wawe, kandi umubiri wawe ni urugingo rwa Kristo. Reka rero gufata urugingo rwa Kristo ngo uruhindure urugingo rwa maraya. Wowe muvandimwe turi kumwe aka kanya, umenye ko urugingo rwawe cyangwa se umubiri wawe ari urusengero rw'Imana. Ntabwo uri uwawe ngo wigenge, ahubwo reka twemerere Yesu atuyobore. None muvandimwe, tumaze kumva amagambo menshi, dusome wahangaha muri Bibiliya arambugura ariko nawe aguhugura. Reka dufate umwanzuro, imibiri yacu ibe ingingo za Kristo, bityo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amagambo menshi turayumvise aduhugura, reka tuve mu byaha tujijuke, nk'uko Yobu ibice 28 umurongo wa 28 niho atubwira ngo dore ko Uwiteka nibo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Tuve mu byaha tujijuke, bityo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muvandimwe rero, ni wowe mbwira, ni ngewe wibwira, tuve mu byaha tujijuke, tube umwe na Kristo. Tuve mu byaha tujijuke, tugendane na Kristo. Tuve mu byaha tujijuke. Ngewe naranzwe no gukora ibyaha, ariko Yesu yaransanze anyereka ko igihe cyose umuntu akoze ibyaha atazagera mu bwami bw'ijuru. Reka rero tuve mu byaha tuba abana b'Imana, tuve mu byaha tuba abana ba Kristo, ubundi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nsoje mbabwira rero ngo muhinduke, abemeye guhindukana nanjye cyangwa se kuba urugingo rumwe na Kristo, mureke dusengane. Kandi wowe urumva iki kiganiro cyangwa se uri kukireba, ndagira ngo ndagutunga urutoki, ariko nanjye hari ziri kundeba.
ndagutunga urutoki ngubwira, ariko nanjye wumva ko hari ziri kundeba kandi nizo nyinshi. Ibi ngubwira rero ubishyire mu bikorwa. Reka dusenganire isengesho, uhinduke icyaremwe gishya, bityo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Shima Mwami Yesu, wowe ubanye natwe muri aka kanya. Ni ijambo ritoya ariko wowe uryumvise ryakubera rirerire, kugira ngo wongere usubize amaso inyuma, wibuka Imana yagukuye nayo ikugejeje. Dusanze tugomba kuba umwe na Kristo, bityo imibiri yacu ikaba insengero z'Umwami Yesu. Reka tugutumire Mwuka Wera, uzuturane natwe, ubane natwe, bityo izina ry'Imana rikomeze rizamurirwe icyubahiro. Ngo nubana natwe rero, ubane n'abavandimwe nabwiraga, ubane n'inshuti zanjye ziri kureba iki kiganiro, duteraniye hamwe, twese duhinduke ibyaremwe bishya. Ndagusabye rero ngo woruruke uze utwigishe kandi uduhugure, tube umwe nawe. Niko mbigusabye, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.